Amahoro y'Imana bene data, tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino, mugire ibihe byiza. Turagarutse kandi mu byigisho bikomeza nk'uko twababwiye abahageze bwa mbere kuri iyi channel. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data. Umunsi w'ejo twarabanye mwene data ndetse na mushiki wacu, reka tubasabe nabo basuhuze babibwire, noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu mwene data. Mwaramutse neza. Nanjye amazina yanjye ni Aimable Nshimiyimana. Yego, urakoze cyane. Reka twakire na mushiki wacu. Turabashuje cyane, mugire igitondo cyiza. Nanjye nitwa Mukandutiye Rusi, nishimiye kubana namwe kandi turabakunda cyane. Barakoze cyane, turabakunda cyane. Mukuri turabakunda, ntabwo ari byo Rusi avuze gusa, ahubwo turabakunda abo tubana kuri iyi channel. Twizere ko namwe muguwe neza kandi muri amahoro. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo igihe gishimishije. Igihe gishimishije. Mbere yuko tujya mbere muri yo, reka tubanze dusenge. Data wera uri mu ijuru, utwitaho uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye cyane umwanya uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Ibyigisho by'ishuri ku isabato tugiye kwiga, turakwinginze ngo utuyobore, udusobanurire, buri wese umuhe kumvira ijwi ryawe rivugiramo, tugiye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere muri iyi ngingo itubwira ngo igihe gishimishije, ariko dusaba mwene data Aimable atwibutse ingingo twize ejo yatubwiraga ngo ku musozi wa Elayono mu ncamake, kugira ngo tubone dukomeze iyi ngingo. Arakoze cyane. Muribuka yuko ejo hashize twabonye ingingo ivuga ngo ku musozi wa Elayono. Aho ngaho niho Yesu yari ari n'abigishwa be. Icyo gihe ubwo bari bicaye aho ngaho, nibwo yatoranyijemo babiri muri bo, abohereza ku rugo runaka yabarangiye, ababwira kugenda bakazitura icyana cy'indogobe cyari aho. Hagira ubabaza ati muragira ibiki, bakamusobanurira bati umwigisha aradutumye ngo tuze dutware indogobe. Koko baramwumviye. Muri Matayo 21:6-7 babikora nk'uko yabibabwiye. Yego. Aho ngaho rero niho bazanye, bakwiye indogobe barayizana, nuko Yesu Kristo bahagejeje bamwicazaho. Tugiye kureba igihe gishimishije cyakurikiye icyo ngicyo ubwo Yesu yaramaze kwicaraho. Akoze cyane. Ikigengo cyari igihe kidasanzwe, haba kuri rubanda, haba ku bigishwa, byari bimeze neza. Mu byigisho byatambutse twize icyigisho kitubwira uburyo ngo yabatubiriye imitsima, ngo bararya barahaga, barangije ngo bapanga kumwimika. Ariko Yesu ntiyabyemera, barababara ndetse ngo benshi basubira inyuma. Uyu munsi ho rero noneho abantu rwose yari yabagereye ku ngingo igihe gishimishije. Rero abadukurikirana mube hafi kugira ngo tuze kumva neza uyu munsi uko wagenze, cyangwa se iki gihe uko cyagenze. Mama mushiki wacu reka tumusabe aturebere muri Yohana ibice 12 umurongo wa 12 n'uwa 13. Mu kibazo tubazwa ngo ni iki imbaga y'abantu yakoze igihe bumvaga ko Yesu agiye kuza. Ni iki imbaga y'abantu yakoze? Dusomere muri Yohana 12 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Murakoze cyane. Uyu murongo wa 12 uratubwira ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Umurongo wa 12 uratubwira ngo bukeye bwaho abantu benshi bari baje Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise yuko Yesu azayo. Benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisiraheli. Yego rwose. Rero nubwo Yesu abantu Yuda bamwangaga ndetse bakamurwanya, ariko Yesu imitima ya rubanda baramukundaga. Kuri ya rubanda nta kibazo baba bafite. Umuntu ubagirira neza, umuntu ubakiriza abana, umuntu ufite ubushobozi. Iyo ugaragaje ubushobozi bwawe ukagira ibyo ukorera abantu, niyo waba uri umuyobozi, abantu baragukunda. Rero hano birashimishije. Reka twakire mwene data Aimable noneho atusobanurire neza aya magambo mama Mbabazi dusomeye. Karibu Aimable. Hano muri Fizwe byose page 570 handitswe amagambo agira ati igihe abigishwa bajyaga gushaka icyana cy'indogobe, bamenyesheje inshuti za Yesu iby'ibyiringiro byagurumanaga mu mitima yabo, maze gusabwa n'ibyishimo
rikwira hirya no hino, bituma abantu buzurwa n'ubwuzu. Ku byingiro ni ibi, bari bazi ko umwigisha wabo agiye ku mwami. Ba bandi babiri yohereje bagiye barembuza abantu bo n'inshuti za Yesu n'abana batumaho, babwire yuko umwami wacu agiye kwimika, dore tugiye kuzana indogobe igenewe abami. Dore ko yaravuga ati ni icyana cy'indogobe. Babizananye na nyina, ariko cyane cyane hashakwaga icyo cyana. Icyo cyana cy'indogobe gitwara umwami. Cyari gutwara umwami. Noneho bituma na rubanda bose buzurwa n'ibyishimo, bitegura kujya kumwimika. Niyo mpamvu bitwaje imikindo, ko nayo yifashishwaga icyo gihe kugaragaza icyubahiro cy'uko yubashye umutware ukomeye. Nibyo tugiye gukomeza tureba none. Reka dukomeze. Turebera muri Zakariya no muri Yohana, ubyegeze hafi mu kibazo kibaza ngo ni iki cyatumye imbaga y'abantu yishimira ko Yesu yari Mesiya muri icyo gihe cy'ibyishimo. Zakariya 9:9, Zakariya igice cya 9 umurongo wa 9. Haratubwira ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe wa mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi, agendera ku ndogobe ndetse n'icyana cyayo. Iri somo ni ryo kuzirikanwa, ariko ryagarutsweho muri Matayo 21. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni. Uyu munsi wari umunsi unejeje. Noneho muri Yohana 12 muri Yohana 14-15, muri Yohana 12, muri Yohana 12 umurongo wa 14-15 naho haratubwira hatya hati Yohana 12 umurongo wa 14 n'uwa 15. Haratubwira hatya hati Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho, nk'uko byanditswe ngo witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe nibwo bibutse ibyo ko ibyanditswe kuri we, kandi yuko ariko bamugenjeje. Nikoze cyane. Aimable nakomeza dusobanurira iby'uyu munsi muri kiriya gitabo cy'Uwifuza ibihe byose. Karibu. Twasoma ibihe byose, ariko tuzirikana neza yuko buriya Yesu igihe gushaka ku cyana cy'indogobe yagiye kwinjira Yerusalemu ari nk'umwami, si uko yifuza ubwami bw'isi, ahubwo Yesu yagira ngo asohoze ubuhanuzi bwo muri Zakariya. Yagira ngo asohoze ubu buhanuzi, kandi anahindura imyumvire abantu baramufiteho imyikore Mesiya nyine. No mu mugambi we Yego. Kristo yarakurikije umugenzo wa Kiyuda w'uburyo umwami yinjiraga. Itungo Yesu agendeyeho ryari iryagenderwagaho n'abami bo muri Isirayeli, kandi ubuhanuzi bwari bwaravuze ko Mesiya azaza kwima ubwami bwe. Akimara kwicara ku cyana cy'indogobe, humvikanye amajwi yo kunesha asakara ikirere. Ubwo ni abantu bamukikije. Hano barakomeza ngo imbaga y'abantu benshi bari aho bamwakiriye nka Mesiya umwami wabo. Ubu noneho Yesu yemeye ko amuha icyubahiro, kandi mbere atari yarigeze abyemera, maze abigishwa bifata nk'ikimenyetso cy'uko ibyo biringiraga bigiye gusohozwa no kumubona yima ingoma ye. Yego. Akoze cyane. Ariko aha hantu bigisha mumfashe twumve neza iki kintu. Yesu ntabwo yakundaga ko abantu bamuha icyubahiro mu buzima bwe, mu migendere, imikorere ye. Ni iki Yesu yashakaga kutwigisha? Kuki atakundaga ko bamuha icyubahiro? Uyu munsi bo barakimuhaye, aranabyemera. Ariko ubundi ikindi gihe kuki atakundaga ko bamuha icyubahiro? Ni iki twe bitwigisha ku mwami wacu? Kuko abantu mwese mudukurikirana tuvuga ko Yesu ari umwami wacu. Abapasiteri, abagabura, abantu batandukanye b'inzego zose tuvuga ko ari umwami wacu, dukwiriye gukuraho urugero. None kuki atemeraga ko bamuha icyubahiro? Twebwe uyu munsi icyo bitwigisha ni iki? Karibu mushiki wacu, ugira icyo tubwira kuri iki kintu. Urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza cyumvikana,
kandi kigira icyo kitwigisha. Twabonye mu ngingo yabanjije ukwinjira mu kunesha. Impamvu Yesu yagendeshaga amaguru akahura n'imibabaro niki, yari ari ku rugamba. Yari ari ku rugamba, yemera kwicisha bugufi, iyo aza no gushaka kugendera kuri izo ndogobe zigendereho, ariko yari ku rugamba, yari yicishije bugufi, yari afite ibyo yigisha. None impamvu yemeye kwinjira ku ndogobe rero, noneho yari yinjiye mu kunesha. Mu kunesha rero noneho nibwo yemeye icya cyubahiro atemeraga, kuko hari habonetse intsinzi y'icyo yari agezeho. Yego. Ariko mbere yari afite umuhangayiko kugira ngo akize umuntu. Gukiza umuntu n'imibabaro ni ikego. Gukiza umuntu rero ntabwo njya mbibona. Tuvuge, reka dufate nk'urugero nk'abantu bashaka kubohora igihugu kiba gifite ibibazo, abantu bagashaka kukibohora bakishyira hamwe kugira ngo babikore. Usanga baba mu mashyamba barya ibintu bidafututse, bagahangayika kugira ngo bagere kuri ya ntego. Yesu rero nawe niba yaraje kubohoza umunyabyaha mu rukiryi rwa Satani wamutwazaga igitugu, ntabwo Yesu yagombaga kuza yambaye ikote na karuvate ari umunyacyubahiro. Aha rero bitwigisha iki? Bitwigisha ko natwe niba dushaka gukiza umunyabyaha, ntabwo tugomba kugenda mu byubahiro, ntabwo tugomba gusanga umunyabyaha ahari tukifatanya nawe kugira ngo tumuronke. Birumvikana. Reka twumve icyo abantu bavuze uwo munsi. Reka dusabe Mama Mbabazi adusomere muri Matayo 21:9, twumve icyo abantu bavuze kuri uwo munsi. Urakoze cyane. Haratubwira ngo itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana asumba hose. Umva amagambo bavuze, bagiye bamusingiza. Impamvu nakomeze ayatubwireho aya magambo, icyo yasobanuraga, ibyishimo byari biyarimo, n'iki cyatumye bayavuga. Tujya kubirebaho rwose. Yego. N'ubwo Yesu yabyemeye kandi mbere atarabyemeye. Ariko tuzirika neza ihame rya Kristo, yuko Kristo ihame rye agenderaho no kwishisha bugufi no kwiyoroshya. Mu gihe rusuferi we aba ashaka kuzamura intebe ye ngo isumbe inyenyeri zo mu ijuru, ndetse areshye n'isumba byose. Hano mu bivuzwa byose harakomeza, abantu benshi bari aho bemeye badashidikanya ko igihe cyo kubohorwa kwabo kigeze. Yego. Bagiye kwiganzira ingoma y'Abaroma. Mu bitekerezo byabo, mu bitekerezo nyine uko bimaginaga, babonaga ingabo z'Abaroma zirukanwa muri Yerusalemu, maze Isirayeli ikongera kuba igihugu cyigenga. Bose basabwe n'ibyishimo n'ibinezaneza, maze barushanwa kumuha icyubahiro. Barabirushanwa. Ntibashoboraga kwerekana icyubahiro no gukomera bigaragarira inyuma, ariko bamuhaye icyubahiro giturutse ku mitima inezerewe. Ntibashoboraga kumuha impano z'igiciro cyinshi, ariko bashashe imyenda yabo mu nzira yacagamo, kandi barambura amashami y'imikindo n'imyelayo aho yanyuraga. Ntabwo bashoboraga kumuherekeza mu buryo bugaragaza icyubahiro ku rugero rw'ubwami, ariko baciye amashami y'imikindo yakoreshwaga mu kugaragaza intsinzi, maze bagenda bayazunguza barangurura Hoziyana. Yego. Iki gihe gishimishije, reka twakire mushiki wacu Rusi agira icyo akivugaho mu ncamake, kuko turi gushyira umusozo, turushaho kubyumva no kubinoza. Karibu. Murakoze cyane. Iki gihe gishimishije, kumva uburyo umwami Yesu yakiriwe ni ibintu bishimije kandi by'iremamutima mu by'ukuri. Kandi aba bantu tubona yuko abigishwa be babona Yesu yicaye ku cyana cy'indogobe, bagerageje kurarika inshuti zabo. Natwe dutegereje Yesu ugiye kuza, kandi azaza ari umwami. Natwe turasaba kurarika inshuti zacu ubwo Yesu agiye kugaruka. Ibi byishimo byabayeho mu gihe cyatambutse, natwe turategereje tubwire inshuti zacu, tubabwire ko Yesu agiye kuza, twihane duhindukire kugira ngo ibi byishimo natwe twitegure kubisanga. Akoze rwose. Reka na Aimable agira ikindi yongeraho dusoza iyi ngingo. Nk'uko abigishwa ndetse na rubanda bishimiye ko umwami Yesu agiye kwinjira muri Yerusalemu ari umwami, nyuma y'uko natwe twishimire yuko Kristo agiye kugaruka. Ntibitubabaze ngo tube ngo nabaretse tubanze twubake, nabaretse tubanze bizinesi twashoye zikomere, ahubwo nimureke twishime ko Kristo Yesu agiye kugaruka.
ibyo bizadutera n'ubutwari bwo kwiteguza abandi, gushyira imbaraga zacu, ubutunzi bwacu n'ibitekerezo byacu mu ivugabutumwa kugira ngo twiteguze abandi. Umukiza ugiye kugaruka vuba bidatinze. murakoze cyane, mubisobanuye neza. Reka dusoze tunibutsa abantu ko mu gihe gikwiriye Yesu azemera ko ubwoko bwe bumuha icyubahiro. Nubwo uyu munsi mubona ibya Yesu hari igihe usanga tubitwara uko twishakiye, tukabikora uko twishakiye, ariko nk'uko ababigisha bacu bamaze kuduha inama, nimureke twitegure Yesu ugiye kugaruka, kuko igihe azaza akemera ko ahabwa icyubahiro, abatarabaye mu ruhande rwe bazahura n'ikibazo. Rero reka twe kwitega icyo kibazo, ubwo dushaka kuba mu murongo mwiza, nimureke dusabe umwuka w'Imana kugira ngo atwigishe biruseho, kandi dusabe imbaraga y'umwuka kugira ngo dufashe, ariko natwe ubwacu dukore uruhare rwacu kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu. Nibyo dusaba, nsabira bene data badufashije, namwe abadukurikiranye, kandi natwe twese tubyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.